ntebe y'imbabazi binjire mu nzu y'umucunguzi uhorana umwete wo guterana uwuje imitima muri umuntu umwe wibuka intumwa uko zabigenje itorero rya mbere Byari bivuga neza yuko muri iyo minsi bari hamwe bagenda kimwe bahuje imitima bari umuntu umwe basangira byose banezerewe nta kurobanura ku butoni ariko itorero ry'uyu munsi wowe uribona ute itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje twashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke hariho ibiteye agahinda sinzi niba nawe ubireba abantu b'Imana twahindutse nyamwigendaho abana ntibacyumvira bababyaye bumva yuko ari bo bategetse nyamara n'ababyeyi bo muri bibi babaye inyamaswa ntibagikunda none se niba mu rugo ari uko biri itorero bizacura iki mu by'ukuri umuryango mwiza ni wo maboko y'itorero ryiza ariko kuri ubu n'abashakanye benshi we ntibagikundana zirara zishyana bwumvikane we umujinya mwinshi n'intonganya bwacanye bakiyumanganya ngabo no mu rusengero itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke ibyanditswe byera bivuga neza ukuntu abo bakera bari hamwe bagenda kimwe bahuje imitima bari umuntu umwe basangira byose banezerewe nta kurobanura ku butoni ariko itorero ry'uyu munsi wowe uribona ute kuko mu by'ukuri umuryango mwiza ni wo maboko y'itorero ryiza ariko kuri ubu n'abashakanye benshi we ntibagikundana zirara zishyana bwumvikane we umujinya mwinshi n'intonganya bwacanye bakiyumanganya ngabo no mu rusengero itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize
dushyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke azaza Yesu azaza ntibigitinze umwami dutegereje ngo atuzanire amahoro iyi si iraturambiye bagenzi n'ukuri Yesu naze adutabare ayidukize abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi twese hari ubwo byabaho tukaba dutegereje abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi kuza k'uwo mwami mwiza ibyishimo kuri bose abazaza ngo bamwiteguye bazamwakira ariko abazazangwa bararangajwe n'iby'isi bazakorwa n'isuri bazamuhunga abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi abiteguye muri he mube maso mwicogora igihe twategereje nicyo cyinshi mwisubira inyuma hasigaye gusa igihe gito dutabarwe ubutazongera kubabazwa n'iyi si mbi
Bibiliya ijambo ry'Imana, ijambo rishyitse, ijambo ry'ukuri, umuyobozi mukuri kose uhishurira abantu Imana. Inyigisho zose zanditswemo zahumetswe n'Umwuka Wera. Bibiliya, Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Amateka yayo Bibiliya yarwanijwe kenshi iramaganwa. Abayoboke bayo baricwa, abandi bashyirwa mu mazu y'imbohe. Isa n'ihanaguritse burundu, ariko Imana yongera kuyihagurutsa. N'ubu ngubu Bibiliya iriho kandi irakomeye. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Abasibyayo Bibiliya, nimuhaguruke tuyamamaze. Hari abantu benshi bayikenye, bo nabo bayoborwe nayo. Ibakure mu mwijima w'isi, ibereke inzira ijya ku Mana. Genda hose vuga Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira abatayizi. Bibiliya, 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 ijambo ryera. birahagije turebe mu bagenzi banjye
amaherezo y'ibi ngibi byatugeza gihenomu. Hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha cyaratwanduje utandukanye kizira n'ikitazira byatubereye ihurizo. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare. Guhemukirana bya hato na hato ubu byageze no mu bitwa abana b'Imana, ariko nubwo ubunyangamugayo bugenda bukendera, isi iracyafite abantu b'inyangamugayo. Urukungu nubwo rukihishe mu masaka, ariko vuba cyane bizamenyekana. Birahagije tubivemo bagenzi banjye, amaherezo y'ibi ngibi byatugeza gihenomu. Hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha cyaratwanduje utandukanye kizira n'ikitazira byatubereye ihurizo. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare. Benga amagambo we, amagambo ateye ubwoba, bazabwirwa biyoberanyaga bavuga ko bakorera Imana. Isavuga iti nimugende, sinigeze kubamenya, ibyo mwakoraga byose mwabikoreraga kwimbaza. Abo bazashyirwa hanze bahekenyera amenyo, kuko banze kumvira Imana inkota izabarya. Tugira imico y'ijuru abitegura kurita, maze duhunga akaga kari imbere ahangaha. Birahagije tubivemo bagenzi banjye, amaherezo y'ibi ngibi byatugeza gihenomu. Hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha cyaratwanduje utandukanye kizira n'ikitazira byatubereye ihurizo. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare. Abantu babaye abarakare, uramubaza uti kuki uvugana, bati jyewe burya niko nteye. Kandi burya imico tugira nigaragaza uwo dukorera, abantu bazatumenyera ku mbuto twera. Turusheho gushikama turwane intambara nziza ku iherezo tuza gororerwa. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare. Bene data birahagije tubivemo bagenzi banjye, amaherezo y'ibi ngibi byatugeza gihenomu. Hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha
cyaratwanduje gutandukanya ikizira n'ikitazira byatubereye ihurizo twemerere Yesu ature mu mitima yacu ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare twemerere Yesu ature mu mitima yacu ntitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare tugira imico y'ijuru abitegura kurita maze duhunga akaga kari imbere ahangaha uwo Yesu duhora tuvuga buri gihe tukamuha imitima yacu na byose akaba ari we utugenga isi y'Imana yakabaye mu mahoro iyaba twajyaga dukora nk'uko tuvuga uwo Yesu duhora tuvuga buri gihe tukamuha imitima yacu na byose akaba ari we utugenga isi y'Imana yakabaye mu mahoro
tugenga isi Imana yakabaye mu mahoro. Ntabwo yavukiye ibwami kandi ari umwami w'abami, umuvure mu kiraro cy'inka, aho niho yaryamishijwe. Ibyo yabikoreye njyewe ngo ndonke agakiza. Ntabwo yavukiye ibwami kandi ari umwami w'abami, umuvure mu kiraro cy'inka, aho niho yaryamishijwe. Umuryango woroheje niho yemeye kuvukira. Ibyo yabikoreye njyewe ngo ndonke agakiza. Umugambi wo gucungura umuntu Satani yarawurwanije, ariko yirengagije ko yigometseho ari umuremyi akaba ikiremwa. Imigambi y'Imana ntihinduka iyo abantu ntihinduka. Umugambi wo gucungura umuntu Satani yarawurwanije, ariko yirengagije ko yigometseho ari umuremyi akaba ikiremwa.
imigambi y'Imana ihinduka iyo abantu bihinduka. Yesu wadukuye mu rwobo mu mwijima w'icuraburindi, ibwami kandi ari umwami w'abami, mumuvure mu kiraro cy'inka, aho niho yaryamishijwe, mu muryango woroheje niho yemereye kuvukira, ibyo yabikoreye jyewe ndonka agakiza. Ntabwo yavukiye ibwami kandi ari umwami w'abami, mumuvure mu kiraro cy'inka, aho niho yaryamishijwe, mu muryango woroheje niho yemereye kuvukira, ibyo yabikoreye jyewe ndonka agakiza. Dufite amashimwe mu mitima yacu, Yesu we warakoze, nubwo Satani aturasaba imyambi tuzi ko wamunesheje, araturasa ukatwambura twangwa amazi ukatwegura, Yesu ushimwe, araturasa ukatwambura twangwa amazi ukatwegura, Yesu ushimwe, ibyo wabikoreye jyewe ndonka agakiza. Turi hafi yo kwambuka rwa ruzi runini tukigerera iwacu,
ibyiringiro byacu bitari ku isi ya none, ahubwo dutegereje kwishurwa k'umwami Yesu. Niba umwami Yesu ari we musare utwara ubwato, reka gutinya umuraba. Niba umwami Yesu ari we musare urugendo imanuka yaturuka he? Nawo umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. Hari benshi cyane bamaze kwambuka, ariko bategereje ko natwe twambuka. Umubare n'ugwira tuzahita tuzamurwa tujya kuraganwa n'abera ibyo twateguriwe. Niba umwami Yesu ari we musare utwara ubwato, reka gutinya umuraba. Niba umwami Yesu ari we musare urugendo imanuka yaturuka he? nawe umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. nawe umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. nawe umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. nawe umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. Nawo umwanzi wacu witwa Satani uturusha kenshi tuzamuribatira hasi. isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize wowe nanjye. Isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo
n'udukize. Wowe nanjye isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Wowe nanjye isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Wowe nanjye isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Wowe nanjye isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Wowe nanjye isi iratubabaza ninde ufite amahoro ku isi, nta rukundo mu bisi, ubugome bwari bitwe wowo Yesu ngwino udukize. Umuntu ubabaye bene data, guhora ubabaye buri munsi, nzi ko hari byinshi bikuremereye cyane,
ariko ihangane twese nuko hari benshi ujya ubona mu maso habo hakeye atari uko bamerewe neza nuko ihangane iyo umangane nshuti menya ko isi yose ibabaye iki kikubabaje bigeze aho ese nuko wabuze inkweto nziza ariko tekereza wa wundi udafite ikirenge ababaye bingana iki bene nguwo fata umwanya wirebe uko waremye reba izo ntoki zawe uko ziteye nta na rumwe rureshya n'urundi mwene data muri byo we wiga iki mwene data menya ko natwe nuko umwe ntiyareshya n'undi amahirwe y'undi si yo mahirwe yanjye nuko ihangane iyi si ntikwiteye muri byose twihangane uwiteka ariho wiganya cyane wirira cyane nshuti kwifuza wiganya cyane wirira cyane nshuti uko umeze kose jya ushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyampa nanjye nkamera nk'uriya gira kwihangana ugacika intege ukabogoza jya wibuka ko byose uwiteka bitegeka ngaho rero wiganya wirira nshuti ugutabarwa kuri hafi kuregereje tuzasezera iyi si n'amaganya yayo wifurije kuzaboneka mu batahajuru ngaho rero wiganya wirira nshuti ugutabarwa kuri hafi kuregereje tuzasezera iyi si
Hello? uyu mwanya